dore ukuntu abigenza rero aragenda akabwira umugore we ngagiye mu ntara umunsi umwe bazambabariye koko nkakora operation ya danje nuko nashaka kubigarukaho isi yanaguhirika kwa kundi koko agenda akabwira umugore we ngagiye mu ntara ngazagaruka ngazamara iminsi 3 kumba ari kumumena hano mubiki jigi ivi na ivi nizo nkoborize bakamara iyo minsi 3 mu mumena ubu ko nzabi sha amaye nka nziza reka tumurekera reka ushobora guhakana ibyo mvuga ibyo ngira ngo ndabeshya ngo ndagira icyo gihe ntabwo byabayeho naravunitse icyo gihe sawa ubwo rero ninjye wabikoze hanyuma abantu mugenda mwakana ngo sangwe inzoga kizibiti ngiye ikindi cya kabiri nta video iseka yigeze gukora ari mu bapfumu ngo baratubuye ngo babonye amafaranga n'amacupa y'amayoga iruhande rwabo banasinze n'ururimi rutava mu kanwa iyo video ntabwo yagaragaye Yes, ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Fizz TV twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose turi kumwe 5 kwa 5 hanyuma tubasaba gukomeza gukora subscribe kuri Fizz TV mugakora share mugakora comment kugira ngo tumenye neza ko turi kumwe 5 kwa 5 hanyuma ndi kumwe n'umugabo ahanga witwa Sadunda aka Manzi Sadunda ekenyi Manzi Sadunda mbere yo kuvuga ngo aka wowe unzi kuri wowe mbere yo kuvuga ngo aka buriya aka yari abantu mukunda kuvuga ibintu mutazi byari ariko uremera neza yuko izina ryawe atari Sadunda gusa ahubwo suremera neza ko izina ryanjye atari Sadunda Nibase ari izina ryanjye uzikumbereye nk'umukuru twaba turi banza uve gato uzikumbereye nk'umuntu wagiye ku mbuga nkoranyambaga nawe tubuze kugarukaho mu minota itari myinshi wagiye akavuga ngo Sadunda yitwa Man Sadunda ni umugande Sicyaha n'abantu batize baje kwigira abanyamakuru batarabyigiye batarakandagiye no muri nasari ukaza ukanariza ibintu by'ubutegetsi utazi n'ikaramu yandika ro mena umuceri rero njye ntabwo mena umuceri kuko aho kugira ngo umenye nawe urya cyangwa ufashisha abantu aba bose bigize ngo nibarumena miceri ngo nibabiki akabo kashobotse none si kugira ngo banza mumve gatoya bikomoje ku cyo wari uvuze mwebwe muraza mukicara kuri kamera mugawe wisi ibintu byose mutazi mudafitiye na gihamya ngo mugiye kumena nza miceri ngo mugiye kwigira iki ngo bagiye kumena imiceri ngo bagiye kwirwa bavuga abantu babicarira aho wagira ngo abantu ntabwo cyangwa n'isonga buga ibyo bintu bimaze kuba kajagari mu mitwe y'abantu cyane abantu bari kure hari mu diaspora wambwiye ngo ngewe ngo ibyanyu simba mbizi ngo nibera kure uri kumva barera ibyo mubahaye ukuri bakanga kukumva ahubwo bakemera ibinyoma mubahaye ngo muragiye ngo ibiki n'ibiki ariko reka mbabwire ngewe nigeze gukora ikiganiro kuri channel yindi mvuga ni ngewe ndishinganishije niba muzi icyaha ibyaha n'ibihano byabyo guhereza umuntu ubwene gihugu utabifitiye uburenganzira ntabwo bihanirwa n'amategeko cyane rwose warangiza ngo uri umunyamakuru mugende mwaka ibyangombwa by'ubunyamakuru mube mubifite mureke gutangaza inkuru z'ibihuha z'ibinyoma gupi ariya babyita gupipira no gupapira none baragenda bakajya mu tubari bakanywa za dunda ubwonko za konyage za bikiri buyoga bwa make ari ubuyoga bwaje ngo nawe bwita G1 simbamamarije ko nta kazi bamaye hari ubuyoga bwaje bugura 1000 aragenda nta mafaranga afite yo kugura konyage akagura ko kayoga ngo ni G1 akagakubita mu mutwe ari kamwe gafite volti zirenga 70 ya twamara kumubyinamo kumuzungurukamo agahita hamagara kamera yasaguye 5000 akarihereza cameraman ngo nshutinga binapfuye amagara
agashyira ku bucano bwe butarebwa bucano bwe budashinga. Ibyo bintu aho mbikomoje ni wowe unsembiye, ariko umusazi arasara akagwa ku ijambo kandi umusinzi asinda ibyo agize gute ibyo asangamo. Hari umuntu nari bugaruka mvuga ibizina nishana nabivuge kuko ntacyo nkora. Baragiye aricara derererere fisi Sadunda barabizi ngo fisi akina amakomedi ngo fisi ayiriwe ikiri bike. Icyo kiganiro kiri kwa Keza TV show nanjye yazanyemo. Noneho ndebere kuntu bose abantu ari abagambanyi, nawe ndebere mbabarira umbwira uwo muntu ariko njyewe umuntu wamwicaje imbere ya kamera kujya guhurisha ubutiku n'ubusutwa n'ubugambo bupfuye niwe wari uvuye kunkoresha ibiganiro, niwe wari umaze iminsi nyine abantu n'abagambanyi. hanyuma se niba koko fisi baravuga ngo fisi ngo abantu baramuzi ngakina komedi ngo ntabwo yakaje muri ibi ngibi ngo by'amajipo n'amaki ariko se reka nkubaze ikibazo yewe muntu udukurikira ko hari n'abantu bahurutuka bakandika komenti ahubutse akareba ka intro yarangiza agahita yandika komenti atarebye ikiganiro ngo akirangize. uri kumva nanjye nkubaze ikibazo kimwe, watinyuka ukajya imihanda wambaye gutya umeze gutya ese ubundi reka mbabazi hari ubwo mu kanwa kacu mwigeze kumva twatura tuvuga ngo Sadunda na fisi n'abati ngo twatura bati abone igihe kiri kibazo cyangwa wadufatiye mu kibuno cya so nangwa na nyoko yadufatiyemo wigeze ubona tuza kurongora na papa we cyangwa na mama wawe. mujye mureka mbwiza abantu kuri kuko nawe uransembuye, mujye mureka mbwiza abantu ukuri kwanye niko nzira, ariko ukuri burya ikinyoma ngo kirugamishwa ukuri kukanyagirwa ariko kuratinda ntiguhera. Sadunge hari ikintu nshaka kubwira abantu, kubaza abantu. Ikintu nshaka kubaza abantu ni ikintu kigira kiti kubona fisi yambaye isutiye ukabona fisi yambaye agatambaro kari hejuru y'umwenda, sibyo? Ni ibintu byaganje ku buryo cyangwa se ukabona fisi yambaye igitambaro mu mutwe, ni ibintu byaganje ku buryo wagenda ukamwita umutinganyi. Ariko se utabyambara si uburenganzira bwo kwambara uko ashaka bwahita. Reka nawe nkubaze ikibazo, isi yakora muzi nari nanze kumuvuga ariko ndamwituye Isiaka manager sari inshuti yawe. Hanyuma se kujya kuvuga kukugarura mu makuru wenda niba agize ikibazo agiranye ikibazo n'umuntu runaka ni ngombwa ngo n'abandi n'ababazana baturumbura bashyiraho ngaho mu bintu bitamureba. Hanyuma se kwambara gutya niba tuvuga wenda bishobora gucuruza ku ruhande rumwe cyangwa urundi, ntigira mu mihanda bakanyera ibyo biceri cyangwa ntigira nk'andi bakanyera ibyo biceri, nujya kubwejagura bakabinyima bakankupira wowe uzabina si nk'ibyo se. Ahubwo se uwo mukaritasi anzana mu majwi yiwe te nta hantu na hamwe njyewe nigeze mpurira nawe. Icyo ni ikibazo. urumva ahantu yakomoje ibyo bintu hari ikinyamakuru nkunda gukoraho. Kwanza reka mbabaze ikibazo kimwe, fata ku mavuta uramuzi? Fata ku mavuta uramuzi? Ntumbwire uriya mukate ngo fata ku mwaka. Ntabwo ari fata ku mavuta, ni fata ku mwaka. Fata ku mwaka. Njye mpamvu mvuze iryo zina ntabwo ngiye muvuze ku bindi bindi. Njye fata ku mavuta abantu benshi bari bazi ko ari channel yitwa 3D TV ngira ngo ndamuzi yarankoresheje arangije aranyambura imyaka myinshi hacemo nk'umwaka niba atari imyaka ibiri, ariko yarankoresheje kuri 3D TV yambwiye ngo ngere mu kiganiro ngo ngende nkora ngo hanyuma ngo nawe azazamo ikiganiro ngo cyangwa n'ibihumbi 50, ari icyo kiganiro ntiyakima ari n'ibihumbi 50 niyabima. Rero impamvu ngarutse kuri icyo kintu mvuze gutyo, fata ku mafuta abantu benshi bari bazi ko iya channel ye ari televiziyo ariko twasanze atariye. Kubera iki? Yayikoreraho buri munsi ayikinaho buri munsi bamutumye bisanzwe bamubaza n'iki ariko twasanze atariye. Uri kumva rero umuntu niba nge nari tuvuga urugero uretse ko atari nabyo, niba wenda fisi mpamagaye ukavuga ati Sadunda ndagushaka kuri Fisi TV, uri kumva uzajya ukoraho buri munsi mu cyumweru uzajyamo ibiganiro nka 4 cyangwa 3 bya buri cyumweru ku kwezi mwembe uduceri twawe wigendera ukaza ukayikoraho buri munsi. Icyo ni icyaha.
izindi ntuzijyeho ni icyaha rero bambonye kuri channel yitwa Manzi na Innocent TV y'abandi baravuga bati ngo uriya channel ni ya Sadunda ngo bari hariya ngo bari guteka imitwe ngo bari hariya bakugira gute ugira amahirwe n'uteka umutwe ukamuha ubundi se bavuze ibyawe bakareka kuvuga ibyo nanjye ni ibyanyu ubundi baravuga ngo reba ibyawe ubona kureba iby'abandi nyuma uriya ufite agacano karagombeye karebye n'abantu nta kintu wifitiye nta kintu wibereyeho uri kumva niwo ushinga niwo unabyina ariko uri kuzana abantu b'abandi ubabazana mu majwi ubabunza mu magambo mu majwi none si ibya Manzi na Innocent nako niba ari ibya Manzi na Innocent niba ari ibya Sadunda ibyo birakureba ahubwo bije bite mu rubanza ufitanye n'abandi birakureba uwo muntu wazanye ubwo butiko yabukuye kuri iyo TV nkoraho mbaba baza kunkoresha nkuko nawe waza kunkoresha nkuko nundi yaza kunkoresha yanyuzeho umuntu ufitanye bifu n'uwisiyaka hanyuma ahita uko biri kose aravuga ati iriya channel ni ya Sadunda ngo ngiye kugenda nawe mumenera imiceri ako suramena imiceri n'uwawe ahubwo wabuze ngo ajya kumena imiceri reka kuvuga abantu b'abandi reka kutuvuga twagutwaye iki nanjye niba wari ufitanye ikibazo na Sadunda jyewe wanzanagamo kwa Juliani uranshaka wiki ngira nta kibazo na kimwe dufite umutinganye sinigeze mvuga ko ndi umutinganye none se naba ndi umutinganye nkaba nisiga ibintu basi by'ibiruje nkaba nagize gute kwiyambarira gutya ibintu bimaye amahoro nkumva ko ari ibintu bimaye amahoro nkazana nkafata akayaga n'ibintu byaganje ibyo ngibyo nta na kimwe bivuze hari ibyo umukoboyi yagiye ahakana avuga ngo baramubeshyera gisiyaka ari n'amakomenti nagiye kubona ko niba ari abafana be niba ari nawe yandika izo komenti kuko nawe ubwawe wajya muri komenti ukandika barandika ngo turabeshyera isiyaka ngo ntanywe inzoga hano mfite ifoto si n'inzoga gusa n'izi nzoga yazinywanaga n'uyu wari umugore wa Kaganga ntabwo ubibona reka mbikwereke wowe ibi ni ibiki iyi ni fanta iyi ngiyi ni amazi ibi ni ibiki umugore uri kumwe n'umwana na isiyaka bari kumwe bafite n'inzoga umwana ari konka ibere urabibona cyane ese ibi biranemewe ahubwo mu gihugu dore ngibi rwose biranemewe muri iki gihugu ko ushobora konsa umwana unywa inzoga ubwo umwana asaba anywa inzoga aba ari umusinzi nawe ubwo azavuka abaye umusinzi cyane rwose warangiza ngo ugiye kumurenga reka mbabwire ntabwo nkunda kuvuga abantu amazina yabo uyu niyo mpamvu nirinze kuvuga uyu mugore izina rye reka ndeke kurivuga ntabwo ari ngombwa ngo ndivuge ariko isiyaka impamvu ngi izina rye ndivuze ni uko nawe ari kugenda avunze ahantu hose ansebya isiyaka nibuze ubwenge shyira Sadunda hasi nutamushyira hasi biragukomerana kandi isiyaka nanjye fisi ntihongere kumvuga kuko isiyaka sinanakuvuga nabi edayeri na neza sinanaye kuvuga neza ku kiganiro ngo bigende urumva noneho ndabizi neza ko mwebwe mushobora guhakana ibyo mvuga ibyo ngira ngo ndabeshya ngo ndagira icyo gihe ntabwo byabayeho naranavunitse icyo gihe sawa ubwo rero ninjye wabikoze hanyuma abantu mugenda muhakana ngo sangwe inzoga kizibiti ngiyi ikindi cya kabiri nta video isiyaka yigeze gukora ari mu bapfumu ngo baratubuye ngo babonye amafaranga n'amacupa y'amayoga iruhande rwabo banasinze n'ururimi rutava mu kanwa iyo video ntabwo yagaragaye kuri ako kanyamakuru bamuguriye kitwaga Umutako TV ahita agahindura ngo Kigali News 25 nikakirebwa kubera iyo mucanganyiko mu bafana urumva hanyuma birangiye isiyaka iyo akoresheje ikiganiro cy'abapfumu ntagashyiraho nimero y'uwo muganga ashyiraho abafana bakabuhamagara icyo gihe isiyaka ukuntu abigenza bamaze nk'umuntu ntavuze icyo gihe isiyaka ukuntu abigenza ahita atangira akivugishwa nk'abapfumu ngo yego mwana wanjye ngo meze tumeze mwana wanjye ngo tanga umufuragiro w'ibihumbi 50 ngo ndaguye mu 600 ujya abanyarwanda mwaragowe abanyarwanda bazi ubwenge
ni abadiaspora dore ko bagowe niyo bakora ibyo abasore ubundi arega abadiaspora n'abanyarwanda ikimbabaza ni uko bo ako n'ubundi se barabashuka babanga kandi ikibazo iyo umuntu avugishije ukuri baragutuka ntabwo babyumva bakagira gute bavuga ngo isi umuntu yakubwira cyane hanaga ibintu ariko dore ukuntu abigenza rero aragenda akabwira umugore we ngo agiye mu ntara umunsi umwe bazambabariye koko nkakora operation ya danje nuko nashaka kubigarukaho isi yanaguhirika kwa kundi koko agenda akabwira umugore we ngo agiye mu ntara ngazagaruka ngazamarayo iminsi 3 kumba ari kumumena hano mu biki jigi ivi na ivi waje nizo ngoborize bakamara iyo minsi 3 mu mumena ubu ko nzabi sha amaye nka nziza reka tumurekeraho ndakubabariye ndakumeneye ndagasa nje ku giti cyanjye ndakubabariye mwana wa mama ariko ndagushifanye mu mutwe wanjye sinzongera kukuvuga nawe ntuzongere kumvuga nige umva sawa reka nsoze nirekere niyongera kukuvuga ngo azaba ashaka kamunani ushaka nakubwira wa muvandimwe we ngewe fisi ntuzigere wongera kumvuga mu munwa wawe kubera ko sinari nakuvuga niba nakuvuga rero nanjye wimvuga kubera ko umuntu uzamvuga nanjye nzamuvuga numvuga neza nzakuvuga neza numvuga nabi nzakuvuga nabi kubera ko Imana ishobora byose yaduhaye umunwa kugira ngo tuvuge hanyuma nshimira abari bakurikiranye Fizz TV kandi wakoze cyane Sadunda Imana iguha umugisha hanyuma babwira ngo mukomeze mukore subscribe kuri Fizz TV mukore share kugira ngo ibigano bigere ku bantu batandukanye mukore comment hanyuma munanasure imbuga zanjye harimo urubuga rwa TikTok yanjye yitwa Fizz TV Instagram ni Fizz TV ibintu byose ni Fizz TV hanyuma nyagasana komeza babe hafi mwibuka gusura magaze Sport Class kubera ko niryo duka ryacu Imana ibamera umugisha mura